Nshuti bene data, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Aka kanya ndagira ngo tubanze tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishize ku mutima wanjye kugira ngo twese hamwe twumve icyo Imana iganira natwe binyuze mu buryo bw'ijambo. Mbere ya byose munyemerere tubanze twiragize Imana. Imana Data mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, Imana Yesu umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ko wagiye ubana natwe, wagiye urinda ubwoko bwa mu buryo butandukanye, wabanye bari mu gihugu cy'u Rwanda, abana n'abari hanze yacyo, ku migabane yose igize isi, warakoze mwami. Uyu mwanya rero reka ijambo tugiye kuganira rifashe buri wese uryumva kandi rimuhindure mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ni icya 2, turasoma umurongo waho wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndagira ngo ngutangarize ngo hari ibintu bizari biguhagurukiye ku buzima bwawe, hari ibyari bihagurukiye ubuzima bwawe, hari ibyari bihagurutse kuri wowe n'abawe, hari ibyari bihagurukiye mu kazi kawe, ariko ndagutangariza uyu mwanya Imana yo mu ijuru iravugana nawe binyuze muri iri jambo, irasezerana n'ubuzima bwawe. Imana ihagurutse kurwanya, Imana ihagurutse kwica Herode wari uhagurukiye ubuzima bwawe. Herode wari mu kazi kawe, Imana iramwishe. Herode wari mu rugo rwawe, Imana iramwishe. Herode wari mu buzima bwawe, Imana iramwishe. Iri ni ijambo Imana yabwiye Yozefu, iramusanga ubwo Yesu yari amaze kuvuka. Nuko Herode atanga itegeko cyangwa se amabwiriza, atanga amabwiriza yo kugira ngo bice abana bose b'abahungu, babice kugira ngo uwo mwami wari uvutse aburizwe mu buzima bwe. Kuko Herode yari amaze gutinya, maze kugira ubwoba, maze kwibaza ko uwo muntu uvutse aje kumusimbura, aje kumukura ku ngoma, ariko bwari ubwoba. Ndagira gutangarize ngo Imana iguhagurukije, abantu benshi bagira ubwoba, batangira kuguhiga, ariko Uwiteka aratangaza muri aka kanya, Imana yishe Herode ubuzima bwawe. Herode atarapfa wakoraga ntibikunde, Herode atarapfa wasengaga ntufashwe, Herode atarapfa wacuruzaga ntiwunguke, Herode atarapfa urugo rwawe rwari ruri gusenyuka, Herode atarapfa mu kazi bari baguhagurukiye, Herode atarapfa washatse akazi ntiwakabona, Herode atarapfa urashatse ntiwabyara, Herode atarapfa yewe warambagijwe ariko abura uburyo wakora ubukwe, Herode atarapfa nta kintu na kimwe wakoze ngo utere imbere, Herode atarapfa n'ibyo wari utunze byose byakunyuze mu myanya y'intoki, Herode atarapfa wari ukoraga ariko ntiwugendererwe neza, ariko Imana ivuganye nawe ngo Herode amaze gupfa, iramwishe ku buzima bwawe. Herode Imana iramurangije. Uyu mwanya wa none Imana iguhaye gutuza, guhaye umunezero, guhaye ibyishimo, kuko Herode amaze gupfa. Injira mu masezerano yawe, injira mu gisubizo cyawe, winjira mu gitangaza cyawe, kuko Imana yishe Herode ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, amen.